kwisiga amavuta, tugashima ngo izi n'imisatsi yacu dufite ku mitwe, tugashima ngo iza yumva kurira kwacu kuko abakecuru babavuga, tugashima ngo izikiza abarwayi kuko umaze gusenga amaze kuvuga, tugagushima kubw'amaraso ya Yesu Kristo yaje gutabara abagowe nkatwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu huyo iyo mara dusingiza none. Mungu huyo iyo mara tufungo natwira iwacu natabara none. Mungu huyo aliyekuwa mkuu satkumva ngo ikomeye izo bitangaza zatugeze turashimana. Haleluya, haleluya. Nico bitose turirimba ngo uraduhetse ku mugongo Mana. Abasaza n'abakecuru tukavuga ngo turahetse ko byose duheka abana bato, tukishima ngo turahetswe kuko tuziga natwe abo duhetse bazabishima, natwe tukavuga ngo Imana izigende duhetse ku mugongo katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo. Oh, haleluya. Abasore n'abasaza n'abakecuru duhetswe n'Imana duhetse. Iyo niyo Mana duhadusingiza muri dijoro. Iyo niyo Mana yatumye bariya bacu bazuka igicuku kuko babikoze. Iyo niyo Mana yatumye abino n'abataryama vuba bakabangoreka maze ntarame. Iyo niyo Mana twashimye ejo n'ejo bundi. Iyo niyo Mana bavuga ijambo ry'Imana rikatunezeza. Iyo niyo Mana yatujemo ikatuzumuka wera katika jina la Bwana wangu. Haleluya. Wewe ni nuru ya ulimwengu, ndiko jambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Uri umuco w'isi. Iyo tuvuga isi ni isi yose. Haleluya. Uri umuco w'isi, ariko gatwazasengera mahitabi yacu kandi uko twirunda tidusengera inzo muri Aziya tutazi. Tuvuga ngo Mana tabara abantu bose bari ku isi, ariko cyane tukavuga gabi wacu. Simbizi ko twatugize nabi, oya. Tugize nabi ko dupfusha, tugira nabi ko dupfurira, tugize nabi kuko abantu baduhamagara ngo dore ibintu birakomeye. Haleluya. Tukumva turi kumwe n'Imana. Iyo Mana yacu tukayitabaza tukavuga Mana tabara nyanaka, tukamuvuga mu izina. Tabara uriya murwayi nyanaka, tukamuvuga. Tabara bariya bari mu rugamba, batabara Yesu Kristo. Tabara bariya baraye mu gisambu, tabara bariya bakenu bagirire neza, tabara bariya bahuze babura icyo barya. Unabambike katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo. Ndagushimira Imana. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Haleluya. Uzumurika hatabona. Na magambo meza yawe Yesu. Haleluya. Wewe ni nuru ya ulimwengu, niko wavuze kandi waravuze ngo ni umuryango. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Nuru kativita. Nuru kativita. Haleluya. Tuza kumurikira abantu ngo bagume bishane. Oya, tuzubereka ngo izira nahanga hano undi kwicara cyangwa n'uburyo. Oya, uzumurika imitima igakira katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo. Uzumurika imitima igakira, uzumurika ubwenge bugahinduka, uzumurika umwuka wera akaza akavuga ngo ibi ni bibi. Nicyo niko umwuka wera azavuga. Umwuka wera ntiyaje ngo azaduhanurira gusa ngo duheze ngo amasezerano, oya. Umwuka wera ntiyaje ngo azavuga ngo dore ejo hazoba iki ngiki. Umwuka wera icyo azabanza gukora ni ukutwereka ngo iki kintu ni icyaha. Iyo ni neno la kwangwa. Iyo niyo fonction ya mbere y'umwuka wera mu mutima w'umuntu. Nukuri. Iyo niyo fonction ya mbere y'umwuka wera. Umwuka wera azatwereka ngo iki ni kibi kikarangira, iki ni kibi kiveho, iki ni kibi kirekure, iki ni kibi kireke, iki waragikoze kirege, ni kuzuvugura Imana. Uko ni kumwuka wera azakubwira. Nyuma rero duratambutse n'ico gihe satwoga mu mugisha wa Yesu Kristo. Baraka zilizo katika wokovu mimi nimezipokea kwa bure, na wakati ule nilizopokea ni wakati ambao mimi nilitubu dhambi na makosa yangu. Mwana w'Imana, uko ndiko umuco w'Imana. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Nisho gituza gukora. Uzukamurika mu mitima y'abamayimayi duhadusengera. Uzukamurika mu mitima y'abategesi ba Kongo duhadusengera. Uzukamurika mu mitima y'abategesi akarere kose katika jina la Yesu Kristo. Uri Imana izimurika ukaganira n'umuntu nijoro yaryamye yasinzira abandi batabizi, ukamwongorera kandi ntuzumugisha mikoro, urakoresha telefone ngiyi mbaye koresha, ariko wewe ugira ukuza ukaganira ukavuga ngo Imana. Kandi yuvuze amagambo azarangira, niko banavuze ariko muri mwe yasenze. Yuvuze amagambo azarangira, yuvuze byose bizabishira, yuvuze byose bizabibaho, bizabiza kuyu muyaga satora uzukundura ibintu. Yuvuze byose bizabitambuka. Nta ukomeye umukibaho, nta worosha umukibaho. Imana yonyine niziboneka, Imana yonyine nizigaragara, Imana yonyine nizayerekana kukuri Imana. Kandi nta uhwanye nawe mwana w'Imana, nta uhwanye nawe mwana w'Imana. Nicyo gituma
iwacu nawe ni wowe uhategeka hariya muri ariya marango iwacu ni wowe uhategeka ni ukuri tuba tugushima ko duhaye igihugu cyiza tuba tugushima cyane tuba tugushima cyane kandi nkatwe abasaza tuba dushima ngo imana ishimwe ko yari yatwavukiye yego yari yatwavukiye tuba tugushima ko yari yatwavukiye ahari tuba dushima n'imana ko tuba twaravukiye hano hari heza hano hari imihanda myiza n'ibindi n'ibindi oya tuba dushima ko twavukiye hariya haraturutira hano niho waduhaye hariya kandi turabigushima Yesu Kristo ariko dore umwanzi satani yaraduteye dore umwanzi satani yaraje ahategekesha umwijima w'ibyaha umwijima wo kwicara umwijima w'inzangano umwijima wo gusubiranamo ngakurya ababyeyi bazasenga bavuga ngo twazaga tuja ku mukutano hamwe twazaga dusangira hamwe twazaga tubatizwa nabo ndetse bamwe bakera mu bakecuru n'abandi bashingiwe hariya ariko ubu ngubu ntawe waba akihagera harya yashingiriwe ntawe waba akihakandagira habaye umubanzi satani yaraje yerekana ubwanzi satani yaraje yerekana ngo uyu ni mubi satani yazanye umwijima hari umuco ariko tugatenga imana ngo nuru ya Bwana ingaye nuru ya Bwana ingaye nuru ya Bwana ingaye icyambo ngo itara rimurikira akarere nuru ya Yesu Kristo imurikira ya marango imurikira kiriya gihugu cy'iwacu amaze umwijima umwijima w'intambara ubeho hazibura y'urujojo y'agakiza y'ubuzuke abantu bahanura abantu baririmbe turirimbira imana dusenga imana twuzuze umwuka wera tuvuga amagambo y'imana tutangaze injili ya Bwana iwacu batacandikwa ngo dore hariho intambara utacandika izina ry'abanyamurenge ngo ubone ngo hariho intambara utacandika izina ry'abanyamurenge kuri Google ngo ubone ngo nabishanye wandika izina ry'abanyamurenge hano ngo Yesu Kristo wari hariho uwo musho haleluya ishyamba ngo iwacu iri imurenge wandika iryo zina ngo abone ngo hariho uwo musho hariho imvani zinizi abantu baze gusura iwacu batatugemuriye amasasu n'imburusi batadutabaye mu ntambara ariko baje kumva ijambo ry'Imana no gukizwa indwara n'ibyaha iwacu katika jina la Yesu Kristo wowe ni nuru mwami we ndashaka ko iryo jambo ribe pratique nuru ya Bwana ingaye nuru ya Bwana ingaye haleluya nuru ya Bwana ingaye umucyo w'Imana uboneka iwacu kweli umubyeyi mwe yasezera avuga ngo we ni tumaini uri ibyiringiro byacu tu es le Dieu de l'espérance Imana Mungu ni tumaini letu ni wowe twiringira kandi iyo duhaye dusenga gutya tuba tuzi ngo wewe ni capable tu es capable de le faire ushobora kubikora iyo batwatuzi umuntu ushobora tunabisenga ariko turabisenga tuzi ngo ushobora kubikora mwami waje we ijambo ngo iwacu hayiteye habikirangirane ziriya ndege zoza zigwa hariya se ziza ari nyinshi zizanye abarwayi baza gukira indwara zizanye abahubiri b'amahingano hirya abandi bigisha ijambo ry'Imana zizanye abantu baza kuja mu masengesho kuri Gitavi n'ahandi yazubakwa simbazi katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo ijambo ngo impano zimanuke hariya muri iriya misozi zimanukire fo ziginde Rurenge zijingaji zimanuke Ifiziri Barakari Buvira zimanuke muri Pere de la Ruzizi nyuri kazi bazikarenga n'Imwenga n'ahandi zigakwira Kongo yose kagude kwaza gatumima ngo Yesu yageze mu Rwanda yego koko yagezeyo twaba ngo yageze no muri Kongo no muri Tanzania icyamba ngo impano zivi wacu zigende zigere hose zigere ku mipaka ya Afrika zirenge na hano dutuye kure muri Amerika no mu Buraya no muri Aziya n'ahandi ijambo ry'Imana ritangazwe iwacu turahasengera ngo umwijima w'intambara weyuke haze umucyo wa Yesu Kristo kuvuga ubutumwa haze umucyo wa Yesu Kristo ari wo mwuka wera mwami waje ibyo urabishoboye mwami kandi ahari kibini wazaba ni cyiza wewe ni kuzugira iyo nibuse ndabikunda ibyo bindi iyo mbaye ndirimba ubuno wakije Sauli wakoze gitanga Sauli warumye yage hayinca abantu ariko yaje kwisanga araryamye yahumye ngo ameanguka kifudifudi wewe ni kuzo ameanguka kifudifudi niliya ntambara inaweza anguka kifudifudi uyakwicana kunaweza anguka kifudifudi yakagutsa yavuga ngo se ninde wamubajije kwa nini unaniuzi wewe pourquoi tu me persécutes Saul atase ninde wewe wayimbaza gutyo ninde mwana w'Imana we ariko n'ubuhumyi yari yahumye umemfungua macho
ili aweze kutangaza hili. Ngili jambo lizalinezeza kwa Paulo, umemfungua macho kweli abayihumyi ili atangaze injili katika jina la Yesu Kristo. Mwami we, hari iwacu abahumye duhumishwe n'intambara, abahumye duhumishwe no kwicana, abahumye duhumishwe n'izangano za ekize kwanga moko, abahumye duhumishijwe na Satani, duhumure biriya bishire. Noro tureke kuja Damasi duhigana, tureke kuja imirimba n'ahandi no kwicana, tureke biriya birangire ku izina rya Yesu Kristo. Nta kibi twakoze kandi batwaragikoze, Imana izibabarira, Imana izibabarira. Utubabarire Mwami Yesu Kristo, ahariho kwicana none inzangano twubakariya neno la Bwana Yesu Kristo le nepote iwacu waramplace intambara zibe remplace n'Imana, yego zibe remplace n'Imana, impano z'Imana kwa twahisirenga iwacu hahisirenga ngo ni mu ntambara ni mu barwanyi, yego gusa duterwa n'ukuri kandi turagushima Mwami Yesu Kristo kuko n'ubu tukiri iwacu. Turagushima ko duhagazeho, turagushima ko waturize, turagushima ko watugaburiye, turagushima ko watuguye, turagushima ko wadusuye, turagushima ko waduhaye n'amasezerano. Ariko ga Mwami we, izira ntambara guzeyuye none hakaza igisiriba, hakaza kuvuga ubutumwa bwiza, zatunezeza kurutaho katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo. Nuru ya Bwana, wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni nuru iwacu, wewe ni nuru ya Hope Plateau, wewe ni nuru ya Kalere. Angaza kama Mungu, angaza kama Mungu ili vita ikome katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kushukuru, nimeomba na kuelewa kwamba wewe ni Mungu unayetenda. Au nom de Jésus. Amen. Amen.